twebwe Sam Rugege perezida w'urukiko rw'ikirenga tumaze kubona ko nyakubahwa Paul Kagame yatorewe kuba perezida wa Repubulika y'u Rwanda, tumaze kubona ko ibiteganywa n'amategeko byose byubahirijwe dushingiye ku itegeko nshinga rya Repubulika y'u Rwanda nk'uko ryavuguruwe muri 2015 mu ngingo yaryo y'102 iteganya ko mbere yo gutangira imirimo ye uwatorewe kuba perezida wa Repubulika y'u Rwanda arahira, indahiro ye ikakirwa na perezida w'urukiko rw'ikirenga. Tunejejwe no gutumira nyakubahwa Paul Kagame kutugezaho indahiro ye. Yewe Kagame Paul ndahiriye u Rwanda ku mugaragaro ko ntazahemukira Repubulika y'u Rwanda, ko nzakurikiza nkanarinda itegeko nshinga n'andi mategeko, ko nzakorana umurava imirimo nshinzwe, ko nzaharanira amahoro n'ubusugire bw'igihugu, ko nzashimangira ubumwe bw'Abanyarwanda, ko ntazigera nkoresha ububasha mpawe mu nyungu zanjye bwite, ko nzaharanira ibyagirira Abanyarwanda bose akamaro, nintatira iyi ndahiro nzabihanirwe n'amategeko. Imana ibimfashemo, Imana ibimfashemo. Nyuma yo kurahira, nyakubahwa perezida wa Repubulika arashyira umukono ku ndahiro. His Excellency Paul Kagame will now proceed to sign the oath. Perezida w'urukiko rw'ikirenga agiye gushyikiriza nyakubahwa perezida wa Repubulika ibirango by'igihugu birimo itegeko nshinga, ibendera ry'igihugu, ikirangantego cya Repubulika ndetse n'indirimbo y'igihugu. The Chief Justice will now present to His Excellency the President with the symbols of state, the Constitution, the national flag, the coat of arms, and the national anthem. Amushyikirije itegeko nshinga, agiye kumushyikiriza nanone ibendera ry'igihugu, akaba anamushyikirije ikirangantego cya Repubulika. Umugaba mukuru w'ingabo ashyikirije nyakubahwa perezida wa Repubulika ari nawe mugaba w'ikirenga w'ingabo z'u Rwanda inkota n'ingabo nk'ibimenyetso byo kurinda ubusugire bw'igihugu.
mwanya nyakubahwa perezida wa repubulika agiye kwakira indirimbo y'igihugu nka kimwe mu birango by'igihugu. ibi